ko gakomeye kuri Gasogi kandi ni nabyo yongeye kwandika amateka ko ivanye inota rimwe kuri Gasogi felicitation kuri Kukurasi ariko nanone mvuga nti congratulations ku ikipe ya Gasogi kuko yari ikipe nziza yakubise ipoto deuxième mi-temps mwabonye ibintu twakinnye quand mwabonye football moderne mes amis vrai ou faux no les journalistes il faut kwemera yuko twakoze amakosa yacu yo gushaka gukina ibije direct mu minota 20 ya mbere nikiza ko byatwiciye umukino kubwanjye ntari pour ko twakina muri style ariko deuxième mi-temps après change mwabonye yuko ikipe yaje ikora icyo bita gukoroneza Kiyovu yaryamaga ukabona abantu bamwe bararyamye ukabona abantu barimo barajera umukino kuba ngo Kiyovu kino shaka gikomeye no makino ukunganya bitwemera yuko Kiyovu imaze gutinya Gasogi ni nako kuri by the way vrai ou faux oui hanyuma mumbaza ibindi byose Avuzeko ngo twamage televiziyo atubwiye ko ninde wabivuze Jeneral sans arme et sans arme atubwiye ko ibintu muri gukora bande donc we yagaragaje ko ikipe ya Kiyovu yibwe ariko mwebwe nk'abanyamakuru tuvugisha ukuri mwebwe nk'abanyamakuru ikipe yibwe nande ko yarukutse nimuyishimire ko yarukutse sirase tutabeshanye ako umugome ninde uvanyeho amatara ariko nta kibazo ko ndi inzobe ndaburiya ndashaka mbabwira ikintu kimwe mu by'ukuri ikipe ya Kiyovu yishimira inota yabonye kandi koko birakwiriye kuko twayatatse ku buryo bushoboka bwose twabonye dangerous attacks zose zari za Gasogi icya kabiri mwabonye komite ya kabiri nibwo bavuga ngo Maripango yategereje uyu mukinnyi ari muri trajectoire y'umupira yamuteze igituza baro ya Orience agomba kujya undi araza gwamo gusa ndumva Eric kandi twatubizi ko Eric ni mekanike byasobanuka ko Eric ari bukora amakosa ntabwo ari umukinnyi mwiza ni mwiza physically ariko ntabwo ari mwiza technically ibyo ni ibintu twari tuzi yari nka script yanditswe Maripango rero yabye express honorable Maripango homme intellectuel homme intelligent homme mes amis president ubutumwa waha president mugenzi wawe Juvenal ndamenya nk'ubuhandisi ndabaha Juvenal ndabuhandi ariko bamaze gushyiraho umucyo president wa Kiyovu ari umutwa Jeneral amaze gushyiraho umucyo niwe wigize president wa Kiyovu yarabitorewe ariko hari ubutumwa wamugenera kuko avuze ko atakwemera ariko nka Jeneral ngewe ndi owner sibyo investor ubu nka Jeneral yavuga iki Jeneral yavuga iki imbere ya Gasogi yavuga iki imbere ya president Kensi ombe wemvetsa plus de 400 millions uzi ko umujyi wa Kigali ukupiye Kiyovu itakongera no kubaho muzajye mwubaha abantu Jeneral respect my dear we spend money ntabwo ari ukuza kuvuga gusa amagambo mugiye kubara mu kodita Jeneral amafaranga ya Kiyovu ashobora atarenga miliyoni 10 uyu munsi Jeneral bya biteye agahinda wavuze ayo magambo niba atakubeshya abanyamakuru muramubeshyera yabyivugiye please let me use what you call shame ntabwo icyo iyo respect igomba kubaho Haji Yusufu Mudaheranwa President Kensi Omentegre bagomba kubaho maze gushyira plus de 1 milliard muri no mupira w'u Rwanda what have I gained Jeneral muzamubaze akora icyo bita forensic audit nashaka zabare ayo haye bomba ubukini murebe icyo yashizemo aba bantu baza kuvugira umupira gusa bavuga bla 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 nk'aba Jeneral keep quiet ariko president ukuntu musubiza oya yari ubushuti waje ukuntu muri gusubiza ibyo bibazo n'umujinya mwinshi oya ntabwo ari umujinya birasa neza nta mujinya afite na action twabonye ari muri televiziyo oya twarimo twiganira buriya baganira bafatana ariko nta bantu baganira bafatana president hari ibyemezo mwaba mutumbikanyeho wenda kuko nabonye icyo ntemeraga nabwiraga Jeneral buriya nikosa ryabaye hariya bari korera umugaridiye ntagira ikiba nabibusobanura bwa buriya iyo garidiye yaje muri action bakamugonga bene kariya kagina riba ari ikosa mwabonye yuko imisifurire make yagendaga hari ahantu amakosa yakorwaga bakirengagiza ku mpande zombi ariko nta gitangaza kiri mu Maripango ni umunyabwenge mwese ejo muzavuge muti honorable Maripango homme intelligent mwabyumvise mureke ibyo bintu byo kutubaha abantu ni gute umuntu yavuga ngo ntabwo nyemera yakoze iki nta n'ikipe y'akagari Jeneral yungu yatunga ntayo muzambwiriye Jeneral ubundi ni igiki sa Kiyovu Jeneral ni igiki ariko ni president w'ikipe ya Kiyovu yashyiramo mu nyereke niba hari na miliyoni 10 Jeneral yashyize muri Kiyovu ahubwo Juvenal yubahwe ngewe ndakora kampanye yo kubahisha Jeneral nako Juvenal ntabwo kwiriye gusuzugurwa Juvenal ni homme
ahubwo niwe ndashaka kuvugana na Juvenal gusa kuko niwe bantu nibura dutanga amafaranga muri in that league President mon frère ligue mvugiramo ni ya Haji Yusufu ni ya Juvenal ukazanamo Kenisi abandi bose I don't want to know. Thank you, may God bless you. hari akabazo kanyuma dushaka kubaza dufashe kubishyiraho wenda reka mbaza akabazo namwe abanyamakuru uyu mugabo witwa Jeneral wa dekaraye coup d'etat Jeneral sans arme Jeneral afite ubushobozi bwatunga Kiyovu kwezi arabufite ndagira ngo mudufashe ntabwo afite ndashaka mureke gutesha agaciro Juvenal nk'abanyamakuru ashobora atarabongereza resultat nkuko yabigombaga ariko mwibuke ko Juvenal yaje s'il vous plaît ni derby ni wayikereye mwibuke coup d'etat ipfuye nk'iyo ngiyo coup d'etat vague coup d'etat idafite sens coup d'etat yoboye n'umuntu udafite ubushobozi Juvenal yubahwe nk'abanyamakuru s'il vous plaît buretse gato nubwo iminota igiye kurangira ndashaka ntituzatesha agaciro umuntu wese wagize uruhare mu guteza imbere umupira w'u Rwanda byantera agahinda kumva Juvenal atesha agaciro guys ndashaka tubyumve who are you kugira ngo uteshe agaciro Juvenal wagejeje Kiyovu ku mafinale arenze kangahe birashoboka ko Juvenal adashobora gusucceedinga ariko we don't have rights gufata umuntu tukamusenya who gave it guys twaba turi mu makosa namwe abanyamakuru icyo kintu mukitekerezeho President please harimo abashosholite harimo abashaka gukora ibindi ariko ndashaka mbabwire let's come back to our senses ninde ufite ubushobozi uyu munsi wa none bwatesha agaciro umuntu witwa Juvenal ndetse gato mbaza mvuga ukuri ninde ufite ubushobozi uyu munsi twakurengera Juvenal ashobora kuba yarakoze ibye nshobora kuba hari ibintu bimwe tutumvikana ariko ntago mpinga vibe Juvenal yashyize mu mupira wacu it can't work like that ntago twakubaka umupira turi mu buntu buri cheap like that afite n'imiyoborere y'indi kipe President oya s'il vous plaît nje ndabivuga nk'umukunzi w'umupira w'amaguru uwo ari we wese uyu munsi wa none ni kimwe n'uko umuntu aje akavuga ngo Yusufu tumutemere witaka ngo wenda ngo ibiki ngo gorira ngo yari ikipe ngo yaje wenda ngo tatatata ngo mutemere itaka gasogi ngo cyangwa ngo mutemere Juvenal yaraje akora revolution mu buzima bwa Kiyovu ndashaka mbibagire n'abayovu babyumve mbere yuko mutekereza Juvenal mukashaka kumusuzugura ibi ndabivuga tureke ibyamake wenda gushyushya ngo match igenda ukugenda let me talk the reality kuko ndi homme sincere ndashaka mbabwire mu bavandimwe dukomeze maybe the voice will prevail icyo ushaka kugira ngo mbabwire mu abagabo Juvenal mbere yuko aza ikipe ya Kiyovu yakinaga na Gasogi kumumena Gasogi gahabwa soda gusa kugira ngo Kiyovu ibone ikijyana Rubavu Juvenal yarinze Kiyovu gusabiriza mezami urani nk'abantu baje gusenya na Juvenal nawe hari amakosa mushyiraho yo kuza ugasenya umusaza nka Theodore ukaza ugasenya umusaza nago iryo zina nago arikunda umusaza François nago dukwiriye gusenya undi kugira ngo dukore popularity mezami that is cheap we cannot trade cheap popularity what do you want to do uyu mupira tuzabuganisha he if we can work like that if today I can destroy the legacy of Juvenal kugira ngo mbe popular that is nonsense thank you cyane ibintu ni ibibazo hebe ibibazo kabisa